Mbahaye ikaze mwese bene data dufatanije hano ku cyumba cya Pure Gold TV. Iki cyumba ni icyumba cy'amasengesho dufatanya kubo turi hamwe hano uyu mwanya wa none aha kuri iyi TV y'abakristo. N'ukuri mwese mbahaye ikaze kuko tugiye gufata umwanya mutoya wo gusenga wo kwiherera hamwe n'Imana tuyobowe hano n'iki cyumba, kuko tuzi yuko iyo abantu bari kumwe mu cyumba kimwe bafatanije bahuje umutima, umwuka wera aramanuka akabuzura nk'uko intumwa zagiye hamwe zirimo zisenga zitegereje imbaraga z'Imana zaramanutse. Natwe tugiye gutegereza akanya gato hano muri iki cyumba cya Pure Gold TV. Hano rero tugiye kuhategerereza imbaraga z'Imana. Haleluya! Ntucikwe mwene data, nagira ngo mbakire mwese n'abashyitsi mwadusuye uyu munsi, mwakiritse kuri Pure Gold TV mutari musanzwe, namwe ndambuye ikiganza mbakira mu buryo bw'umwuka, kuko tuzi ko Imana iri kumwe natwe bene data. Uyu munsi rero, mbere yuko dutangira kureba ijambo ry'uyu munsi hano muri iki cyumba, kuko nakomeje kubivuga, icyumba cy'Imana nubaha cyane, nagira ngo rero tubanze dusenge. Mana, turagushimye kudukunda aho buri wese ari, n'ukuri twese uradukunda kandi uhabera icyarimwe. Ndasabye ngo umwuka wawe waduhaye uba muri twe, kuko wamudusutse, waravuga uti nzafata ku mwuka wanjye nkubasukeho. N'ukuri turamufite, uri muri twe. Turasabye ngo umwuka yobore aya masengesho tugiye gukora mu minota mike. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Byose mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data mwese ndabashuje mu izina rya Yesu, kandi mbamenyesha ko muri aya masengesho tugiye gukora magufiya muri kumwe na Jose. Ijambo tugiye kureba ry'uyu munsi, uyu munsi kuwa kane tariki ya 9 z'ukwa gatandatu 2022, ni ijambo riboneka muri Zaburi. Turasoma Zaburi ya 37, amagambo make cyane, rufunguzo kugira ngo twinjire mu gusenga. Bene data, gusenga nabyo ubwabyo n'urufunguzo rw'ijuru, kuko ngo kandi amasengesho y'abakiranutsi ngo Imana irayumva ikayasubiza. Wavuga uti nge sindi umukiranutsi, ariko ejo ku mugoroba narabisobanuye yuko muri Yesu Kristo, iyo turi muri Yesu, iyo twinjiye muri Yesu, iyo twemeye amaraso yakatweza, Imana ibona ko turi abakiranutsi, ibona ko turi abakiranutsi. Yesu Kristo, amaraso yatuviriye ku musaraba niyo atweza, niyo atuma basically twitwa abakiranutsi. Haleluya! Uri umukiranutsi rero, menya ko niho wakira agakiza, witinya kuvuga ngo uri umukiranutsi, kandi amasengesho yawe ari bwumvikane, Imana iragusubiza. Imana itugirire neza uyu mwanya wa none aha. Reka rero duhuze umutima dusome rino jambo ku Zaburi ya 37, duhereye ku murongo wa 3. Haravuga ngo, wiringire Uwiteka, ukore ibyiza, guma mu gihugu, ukurikize umurava, kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha iby'umutima wawe usaba. Haleluya! Dukomeze ku murongo wa 5. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza. Haleluya! Umurongo wa 7 ngo, turize Uwiteka, umutegereze wihanganye, ntuhagarike umutima nubona ibyiza mu rugendo rw'umuntu, mbese ukora ibibi. Hariho abantu bashobora guhagarika imitima ati bite Mana, ugasanga uwo muntu ntiyishimye. Ahangaha niho babivuga mu Cyongereza, bavuga ngo be still before the Lord and wait patiently for him. Let us be still in the presence of God. Kuko nidutegereze Imana, nituyiguma imbere, izadufasha. Hari ukuntu abakristo tujya turashingina, hari ukuntu tujya twumva ibintu byaba ako kanya, hari ukuntu dufata Imana nka microwave, kakaziko ushyiramo ibintu, ushyiramo wenda nk'agacyayi cyangwa se ikindi kintu ushyushya, mu minota 2 kikaba kirahiye, umunota umwe gusa bikaba biratunganye. Ntabwo Imana ari microwave mwene data. Imana ni Imana twubaha, yari mu ijuru n'isi, ifite gahunda nziza kuri wowe. Kandi uyu munsi muri iki gitondo iravuga ngo wait patiently, tegereza wihanganye, Imana izagusubiza. Kandi irongera kutwibutsa ngo tuyiringire
kandi dukore ibyiza, tugume hamwe, dutuze, twihangane, dutuze, dukomeze tube imbere yayo. Haleluya. Kandi ngo tuyishimire, kandi ngo nituyishimira tukishimira Imana muri uyu munsi wa none, nayo ngo izaduha iby'imitima yacu isaba. Haleluya. Imana yiteguye kuguha iby'umutima wawe usaba, nawe ari kuragira icyo ukora. Irashaka kuyishimira, irashaka kuguma hamwe, umutima wawe ugatuza, wigenda hirya no hino. Abana b'abantu niko tumeze, usanga imitima yacu iri hirya no hino, dufite za dream nyinshi cyane. Nkanjye ngira dream nyinshi cyane, ngira vision nyinshi cyane muri jye, kuko mbashaka gukora byinshi kandi mbona ari byiza by'igiciro gikomeye ku Mana. Ariko Imana irangenda ikambwira ati Jose, tuza, tegereza ubushake bwanjye, tegereza igihe cyanjye. Ese wowe bite mwene data? Urategereje? Utegereje imbere y'Imana? Imana izi byiza, yaduhaye ubwenge koko bwo gutekereza. Njya ngira ibitekerezo byinshi, njya ngira vision nyinshi, njya ngira indoto nyinshi, ntinagira kuri iki nkagira kuri iki, ngafasha abana nkakora ibi n'ibi byose byinshi nkumva nabikora. Ariko Imana yongeye kuvuga iti tegereza, nyiringira, kandi ibyo byose izabikora. Iravuga kandi iti ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira wenyine. Irabisubiramo, ntegereza kandi unkoreze ibyawe, unyiringire, nzabisohoza. Mwene data, turi kumwe hano muri aka kanya muri iki cyumba cy'amasengesho hano kuri Pure Gold TV, TV y'abakristo. Ese wowe bite? Urumva utegereje? Urumva wihanganye? Urumva uvuga ati ntegereje Imana iri hafi kugutabara mwene data? Wikwihuta, ahubwo tegereza. Wireba imyaka, uvuga uti imyaka ibaye myinshi, ngeze mu zabukuru ntashubijwe. Ese bite? Ugira akabazo. Ibuka Aburahamu na Sara, bari abantu b'Imana, barategereza, bageza mu myaka 150, unafite 190, ariko Imana yarabashubije. Abantu b'abantu turananirana, abantu gutegereza biratugora. Na Sara ageze aho arananirwa, agera aho akoresha umugabo w'icyaha cy'ubusambanyi ngo babone umwana. Ariko ibyo byabaye umuvumo ukomeye ku rubyaro rwabo. Nyamara Imana ni Imana, irababarira koko, ni byiza. Ariko iyo tutihanganye usanga twisanze mu byaha, usanga twisanze mu gucumura. Nyamara Imana iravuga ati ihangane, tegereza, nzabana nawe, nzagufasha. Mwene data, reka dutegereze Imana, kuko Imana burya niyo ifite ibyiza. Imana ni Imana, Imana ishobora byose, Imana izi byose, Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe. Don't rush in, wikwihuta nkuko benshi tujya tubigira, kuko Imana ni Imana y'igitangaza, ni Imana nziza. Reka nkureke, tuzakomeza utaha. Nagira ngo gusa nkwifurize umunsi mwiza, kandi dufatanye gusenga. Reka dukomeze dusenge mwene data. Mana Data ishobora byose, turagushimye kubw'amagambo, turagushimye kubw'amasezerano yawe, turagushimye ko twibukije ko tugomba kwihanganira imbere yawe tugategereza. Turagushimira yuko wongeye kutwibutsa ko nitukwiringira tugakora ibyiza, tukaguma hamwe, uzadukorera ibikomeye, kandi nawe uzatwumva. Urakoze Mana, ukomeze utugirire neza, ukomeze utwigishe ijambo ryawe, kugira ngo natwe tubashishe umwuka dushoboze turishyire mu bikorwa. Nibutse gusabira abari mu kaga, ndakomeza kukwereka Ukraine Mana, kugira ngo bafashe urangize kiriya kibazo cy'intambara. Ndakwereka abandi bafite ibibazo hirya no hino, kugira ngo bose bafashe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Byose mbisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data, twari kumwe. Uru ni urufunguzo gusa rw'amasengesho. Ubundi urakomeza ku giti cyawe, nanjye ndakomeza. Uyu munsi dukomeze dusengerane, dusabirane, kandi dusabire ibyifuzo bitandukanye. Twingingire n'abandi batarakizwa kugira ngo bakizwe, kuko ahangaha kuri Pure Gold TV niwo muhamagaro dufite, cyane cyane wo kwingingira batarakizwa, kuko niyo nshingano Umwami wanjye yampaye, wo gusengera batarakizwa no kubabwiriza ubutumwa bwiza. Imana ikugirire neza, turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Basezeho mwese, kandi mbashimira subscribe mukora, mbashimira share mukomeza gukora, mbashimira like, mbashimira amasengesho yanyu. Nanjye ndabasabira, tuzakomeza ubutaha. Bye bye.
1,000 reasons for my heart to find.